Ni Ruhuka Gospel TV rero n'ubundi tukaba tugiye kuri apartment yari icumbitseho umukozi w'Imana, umuririmbyi rurangiranwa Mbonyi Isiraeli hamwe n'itimu ye, tukaba tugiye gukurikirana igikorwa cyo kumusezeraho. Ubwo rero tukaba tugeze ariko tugasanga bari basohotse, hari ahantu bari bagiye ariko turabategereza kugeza igihe bari buzire, nibahagera ubwo muraza kuza gukurikirana icyo gikorwa. Mube hafi kandi mube maso mukurikirana iki gikorwa kitabacika. Murakoze. N'ubundi ni Ruhuka Gospel TV, nk'uko mubireba turi kuri apartment twari twarakiriyeho umukozi w'Imana, tukaba tumutegereje kubera urukundo n'abantu benshi cyane bagiye bakomeza kumugaragariza. Ubu hakaba hari abamusohokanye, bakaba bamujyanye kumufata neza, tukaba tumutegereje kugira ngo tubashe kumuherekeza. Ariko ubu tukaba tugize amahirwe, tukaba tubonye umukozi w'Imana, umushumba w'itorero rya Vision Pentecost, akaba nawe ageze kuri apartment hano. Tukaba tugiye kumuha akanya nawe akagira ibyo atubwira, akagira icyo atubwira ku byerekeranye n'igiterane bari barateguye, atubwira uko yabibonye, atubwira uko abakristo babyakiriye, mbega atubwire muri makeya uko yabonye iki giterane cyagenze. Murabona ko rwose arimo araza tugana. Ngiye kumuha ikaze kuri Ruhuka Gospel TV, hanyuma atubwire uko yabibonye ndetse n'uko byagenze, n'uko Imana yakoze imirimo n'ibitangaza mu giterane n'undi itorero ayoboye ryari ryarateguye. Turabaramukije cyane rwose abantu bose kuri Ruhuka TV, tubashimira ubwitange mwagaragaje mu giterane cyacu cy'iminsi 3. Twabonye imirimo yanyu, turabashimira cyane kandi dushimira n'abandi bose babanye natwe muri icyo giterane. Tubaha Imana yacu ntabwo icyubahiro, Imana ikomeze yongere umugisha. Amen, amen. Turabasuhuje n'undi kuri Ruhuka Gospel TV kandi turabakiriye. Buriya mwabanza n'ubundi mwibwira abakunzi ba Ruhuka Gospel TV ndetse n'abandi bose hirya no hino. Ku mazina nitwa Pastor John Butakizimana, ndi umushumba w'itorero rya Vision Pentecost Church hano muri Zimbabwe. Tukaba dushima Imana ko Imana ikomeje kubana natwe. Turabarangije kandi namwe mwese muri kudukurikirana Ruhuka TV, abakunzi bayo mwese turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen, amen, amen. Ahangaha rero n'ubundi twari tuje gutegereza umukozi w'Imana Isiraeli Mbonyi, mwari mwaratumiye mu giterane mwateguye cyamaze iminsi 3 muri iki cyumweru gishize. Twagira ngo tubabaze kiriya giterane mwateguye, mwakibonye mute, cyagenze gute? Umukozi w'Imana mwatumiye mwamubonye mute, byagenze gute? Ni karibu. Ni ukuri turashima Imana kuko twabonye ukuboko kw'Imana, twabonye imbaraga z'Imana, twabonye abantu babohoka biciye mu ndirimbo mwene data yagiye aririmba. Mu ncamake twavuga yuko gutumirwa kwa mwene data byari umugambi w'Imana, byarimo umugambi w'Imana ukomeye kuko mwari muhibereye namwe mwabumvise amatestimony y'abantu bahamije bati rwose ni ubwambere tugize umunezero turi mu nzu y'Imana. Ahantu ejo bati none natwe dufashe icyemezo cyo kuzajya tugaruka mu rusengero, cyane cyane ko byari mu ntego y'igiterane cyacu, igiterane cy'ububyutse, twabata abantu kuva nyuma ya lockdown, aho abantu benshi bari batakibasha kuza gusenga. Tuvuga duti ikintu giterane cyo kubyutsa abantu kugira ngo bongere gukumbura uburyohe bwo kuba mu Mana, bongere gukumbura uburyohe bwo kuba mu nzu y'Imana. Ubwo rero dukurikije ubuhamya twumvise ku buryo munsi wo gusoza igiterane, biratwereka by'ukuri ko igiterane cyacu cyagenze neza kandi ko cyabyaye umusaruro uzakomeza. Amen, amen. Ibyo ari byo byose natwe twari duhari,
rwose ibintu byagenze neza, ariko se nk'umushumba uyoboye itorero mwabonye mute ziriya ndirimbo za Mbonyi, mwazibonye mute? Ukurikije n'amagambo koko azirimo mubibona mute? burya iyo ukurikiza usanga buri muntu wese Imana imurema ifite intego, ifite umugambi ikintu azayikorera hano ku isi. Isiraeli Mbonyi rero ubona yuko umugambi Imana imufiteho ari uwo kubohora ubugingo bw'abantu benshi, kuruhura imitima y'abantu benshi yari irushye biciye ubutumwa bwiza mu ndirimbo. Ntabwo navuga ko Isiraeli Mbonyi ari kuririmba gusa, ahubwo ni ugutanga ubuzima bwe. Hari abantu baririmba ukaza gusanga ni ugukora ibyo twita performance gusa, ariko iyo ukurikiye imiririmbire ya Isiraeli Mbonyi ubona yuko by'ukuri ari ukuririmba ibimurimo, atari ukurimba nk'abarinjye ngo bashaka gukora ubucuruzi, ahubwo ari ukurimba kuko ari umuhamagaro umurimo wo kureba yuko yatanga nawe inkunga ye mu bwami bw'Imana kugira ngo agire abantu barokoka. Indirimbo za Isiraeli Mbonyi n'usanzwe igihe ku bwanjye ku giti yanjye n'indirimbo nkunda cyane, igihe cyaje cyo kuramya Imana, mu gihe cyaje cyo gusenga Imana, ndi gukarago ndi gusenga Imana, indirimbo zikunda kunyubaka, kandi wabonye ko hari n'abandi benshi bameze nkanjye bagenda bafashwe n'indirimbo za Isiraeli Mbonyi. Nta kindi impamvu rero ni ukubera uburyo ki zikozwemo indirimbo zivuga ko zivuye mu muntu umutima we, atari performance only. Amen. Murakoze cyane, ariko ntago twarangiza n'ubundi mudahaye ubutumwa abakristo muyoboye ndetse n'abandi bantu bakunda ubutumwa bwiza hirya no hino ku isi hose. Message twaha abantu b'Imana, haba abitorero rya Vision Pentecost Church, niyo kubabwira ngo reka tugarukire Imana, kuko urya munsi wa nyuma y'igiterane mwinshi wigishije bavuga ngo tugarukire Imana. Reka buri muntu wese amenye yuko ari ambasaderi w'ubwami bw'Imana hano ku isi, kuko topic y'igiterane cyacu bavuga ngo kuba umwambasaderi wo mwizerwa w'ubwami bw'Imana. Twoti rero buri muntu wese nagira ishaka ryo kubasha guharanira kumenya intego yo kubaho kwe, kandi aharanire kubasha kubaho intego yo kubaho kwe, bizatuma tubasha kuba ambasaderi b'ukuri ubwami bw'Imana, haba tukiri hano ku isi no mu gihe tuzatuvuye hano ku isi, tuzajya guhagurana ibyo twakoze n'ubwo butumwa twabaha aho abera bose baherereye, ese n'aba Vision gusa, ahubwo abakristo bose igihe bazasha gukurikirana iyi message. Ndi kuvuga ngo mureke dukanguke ku mwami wacu Yesu Kristo arafi kugaruka, reka tube intumwa za Kristo zo kwizerwa. Imana ibamugisha. Amen. Murakoze rero Ruhuka Gospel TV, turabashimiye cyane kubw'umwanya wanyu muduhaye. Imana ibamugisha. Thank you very much. Murakoze cyane, turabashimiye. Amen. N'ubundi ni Ruhuka Gospel TV, twari turi kuri apartment ya Isiraeli Mbonyi, aho itorero ryari ryaramwakiriye, tukaba twari tubategereje, rero bakaba bari kumwe n'abapasiteri. Reka tubahe ikaze hanyuma nabo basuhuze. Karibu. Murakoze, mwiriwe neza. Muraho. Ni kuri Ruhuka Gospel TV, wakwibwira n'ubundi abakurikiye Ruhuka Gospel TV? Ye nitwa Pasiteri Rubeni, nkaba nanjye nishimiye umushyitsi twabonye, twiriranywe tumuherekeje, tuganira, dutembera, none iki gihe nibwo tugarutse tugiye no kumuherekeza, kandi dufite ibyishimo byinshi. Amen. Umushyitsi mwatumiye, mwaramutumiye mu giterane, igiterane cyagenze gute? Cyagenze neza cyane, ku buryo ibyo twashaka cyangwa ibyo twatekereza ahubwo byararenze birikuba, birenga 100%. Abantu barishimye ku buryo turimo dutekereza ko ahubwo yazanagaruka. Okay. Ubu mugiye kumuherekeza, ari bugende isaha zihe, gahunda imeze gute? Ubu ngubu tugiye kumuherekeza, arurira indege ya saa moya Rwanda Air. Ndumva ubu ngubu bibaye saa 11 zibura, tugiye kumuherekeza, mbega haracyariho igihe, ubwo twizeye ko n'indege itari bumusige. Uvuze ku byerekeranye n'uko ashobora kuzagaruka, twakwizeza abakunzi ba Mbonyi ko azagaruka vuba? Mubizeze rwose, kubera ko nawe yaranezerewe, yarishimye, yadupromisinze ko rwose azagaruka. Murakoze, Imana ibamugisha. Thank you. Nta kibazo, muzaze nari hanze maski barengwa nawe. Abagukitaho dukatavuga. Yarukagira ngo navuga.
abashyitsi rero n'ubundi nk'uko mubabona barahageze. Reka tugerageze turebe niba Isiraeli Mbonyi ashaka kuduhereza ka interview gatoya, hanyuma agasezeraho abakunzi be hano muri Zimbabwe, cyane ko abantu hano rwose baramukunze cyane, kandi abantu barahembutse rwose. Urabona ko aje n'itimu ye. Reka tumutegereze hanyuma turebe ko rwose yaduha interview wenda y'iminota niyo ya 2 cyangwa 3 irabe duhagije. Yego. N'abatemba kimpuzi. Bayashiremo. Bayashiremo kuko yarambye ngo aho ngaho. Wale westafugira envelope. Noneho bayashiremo. Washaka nibutse ko anatuma umuntu akayikugurira n'ubwo musigara akayikugurira. Ariko akunda gusenga. Arinjira niyo wanyuma. Hello. Ruhuka TV. Ariko have tutagukoma. Kamera ikabona. Ntimunkome mwebwe twaravuganye ndashaka kumenya. Uyu muntu niwe nshaka kuko ntago ndamubona. Senga Imana hanyuma igende. Haleluya. Haleluya. Yesu ashimwe. Imana umugisha. Tugeze mu mwanya wo gutandukana n'abashyitsi bacu. Turabashimira byimazeyo ubutumire twabaye bakabwakira bakaba baradusuye. Yewe nka pasiteri w'umudugudu wa Parktown, nkaba mbashimiye mu izina ry'ubuyobozi bw'umudugudu wa Parktown, kandi nkaba nongera kubaha ikaze no gutaha babwira ko imiryango ikinguye. Ntabwo rero navuga byinshi, ndi kumwe n'umushumba wanjye Senior Pastor John Peter, aho nawe nikomeza kumushimira ko twaramugejejeho icyifuzo kucyakira, ariko muri mwanya bakomeza nshimira mugenzi wacu Bishop Nyapanga wabanye natwe kuva ku wa gatanu n'uyu munsi tukaba tukiri kumwe, aho yiteguye nawe kudufasha guherekeza abashyitsi, ariko nkaba nasaba ko twaha ijambo Senior Pastor wacu akaba yadufasha gushimira abashyitsi mu izina ry'itorero, hanyuma akaza gusoza abasengera basaba umugisha asengera urugendo, ubundi tumanuka tukabaherekeza. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Karimo umushumba. Byarakoze pasiteri, kandi namwe mwakoze kuba mwaje gufatanya na bene data natwe kugira ngo tubashe guherekeza abakozi b'Imana. Ubwo tukaba tubashimira, tubashimira kuba Mbonyi n'itimu ye, tubashimira ku bwitange mwagize bwadukoze ku mutima, kwitanga kwanyu mukaza kubana natwe. Ubwo rero tukaba dutumbeze Imana ibahe umugisha kandi bagure, komeze bongerere amavuta umurimo Imana bahamagariye. Mugira hariya akorwa iwacu mu gihugu, muze mubaturandikirize, muze mubabwire ibyo mwabonye ko hari bene data, hari bene so bakunda Imana, kandi bafatanije n'abera bose ku isi ibyiringiro byo kuzabona ubwami bw'Imana. Imana ibamugisha, Imana ibagire neza. Wanjye ku ngoma rwose byari ibintu bimeze neza, gitarisite byari ibintu rwose biryoshye. Turakomeza kubina tubireba twifashishije tekinoloji iriho muri kino gihe cya none, tumaze twubakwe kandi n'Imana yacu azabagororera. Reka rero tubasengere, tubasabire uburinzi bw'Imana kugira ngo muzabane namwe mugerayo, tukazuma mwageze amahoro. Tugiye gushima Imana, reka dusenge dushima Imana. Mana Data wa twese, turagushimira kuko uri Imana yacu,
turagushimiye yuko waturemye ufite intego kandi ukaba ukikomeje. Niyo mpamvu kiturinze, niyo mpamvu tukiri bazima, niyo mpamvu tukibayeho, ni ukubera umugambi dufite kuri buri umwe wese muri twebwe. Mana yacu rero turagushimiye kubw'abakozi bawe Isiraeli Mbonyi n'ikipe yiwe yose. Mana wemeye kugura imiryango bakagera mu gihugu cya Zimbabwe n'ibitorero rya Vision Pentecost Church, ukaba mwami Imana warabanye natwe tukabana nabo muri kino cyumweru cyose gitambutse muri ya conference y'iminsi 3. Turagushimira ko ubugingo bwa benshi bwahobotse, turagushimira ko imitima ya benshi yakize, turagushimira ko benshi bagiye kugaruka mu muhamagaro n'umwete umurimo wawe. Ni ukuri kubw'uyu murimo bene data bakoze. None dore mu Imana bamwe ko bagiye kongera guhaguruka basubira mu gihugu. Turabasabiye uburinzi buturutse mu ijuru, turabasabiye kurindwa nawe. Modoka bagiye kugendamo kugera ku kibuga cy'indege uyigotesha imbaraga z'ijuru. Ndege bari bugendemo kugira mu gihugu Mana uyigoteshe uburinzi bwawe y'amahoro yawe. Modoka baza kugendamo bavuye mu kibuga cy'indege mu Rwanda Imana bajya mu ngo zabo nayo uyirinde bagezemo amahoro, kandi basange bene data nabo bategereje urukundo n'urukumbuzi. Urakoze Mana, natwe usigarane natwe, kandi kirya n'ujya gutegura gahunda nk'iyi nabwo tuzongera tubigushimire. Tuzabye mu izina rya Yesu Umwami wacu, amen. Niba nta kimwongeraho mwadufasha abantu gutwara ibikapu. nuko bashimira mwese muri aha ngaha baraducurangiye neza, abasore turishima. Isiraeli Mbonyi araturirimbiye, ni ukuri imitima ya benshi cyane yaranezerewe. Imana ibahereze umugisha cyane ibyo mwakoze. Twe rero nk'itsinda ry'abagabo ko twateguye kino giterane, abapasiteri bose bari muri iryo tsinda n'abakristo muri rusange bose baravuze ngo ntabwo umukozi w'Imana yatahaguje gusa, bakusanya envelope abanza ayihereze pasiteri, hanyuma azajya bashyikirize yo kubashimira ubwitange mwagize. Si ngombwa cyane nabo ubwabo bakwifungurira barayihereza Kugura abashyitsi ntabwo nabanza ngafungura. Inyoni irimo itaguruka yaguruka rwose. Twegereze umushumba wacu adufashe gutanga iyi mpamba yerekeza abashyitsi. Thank you, my son. God bless you so much. God bless you. Yeah, God bless you. God bless you. God bless you. ndakeka nta muntu n'umwe yumva ahantu nk'aha, ahantu yeretswe urukundo, ahantu yeretswe umutima atavuze ijambo. Turashima Imana. Bakunda kuvuga ko mu buzima umuntu yigishwa n'ibintu byinshi. So iyi trip yo kuza ngaha muri Zimbabwe twage nyene tudafite uko turi kuyireba neza, nyene twagira n'ibintu bisanzwe, ariko icyo mukwiye kumenya ni uko mwaratwigishije. Iyo umuntu ari mukuru wawe akari umuntu yitwara neza, mwigira ko ibintu byinshi. Icyambere na mbere twarize, bwari bwo bwa mbere mbona komite y'abagabo ahantu muri eglise iba ikora nk'uko mukora. So ni ikintu kabisa nabigiye ko ahandi ukunda kubona abagabo ari abantu nyine baguma bicaye ahantu hariya, ariko mwebwe nabonye kuva no muri eglise nimwe mwiruka. Icyo twarakibigiye ko cyane, kandi muraduhaye isomo ry'ubuzima. Ikindi nacyo mwaratweretse urukundo. Ni benshi hari abaki guteka, hariho ni benshi n'ukuri. Abantu guheba imirimo yabo nyine bakaza nyine kugira mubane nabo, n'ukuri mu byumve. Dushobora kuba twibutse mu magambo asanzwe, ariko mwumve yuko ari umutima mwiza. Twize byinshi kandi turashima Imana ibagiriye neza cyane. Imana ibahe umugisha. Bagenda rero uyu mugoroba Yesu ashimwe. N'umwanya turimo ambutiyaje ni nyinshi muri Sekerodi, ntabwo igendeka. Ndumva twaca muri Fort tugahita dufata Chiremba Road. Chiremba Road umuntu ayirangije
yaba agiye yaba arimo agenda tubivuge tugenda mufate ibikapu tubivuge tugenda hari amazi yo kunywa Pastor ariho araza. Arsene, bye bye. Bye. Oja, sister ndiye. fresh Okay, bye bye. Nyabanga pastor. sinabikubwiye twara kangaka niko twara nagera ndi batwara tugo ahantu hamanuka cyane akabanza twara ubu numva nenda guhanuka Unotaura nevari kubasa. Unotaura nevari kuna asanyenda kushanda. Yes, maybe. Hello. Iyo kapu se ko utayigize neza ngo tuyibone ko utayi presence. enye Eh. ni dance Eh? Peter, kuba mfungire. Kuba mfungire. Vale nkingira. ntabwo amenya gukinga amakingurire ndaje maze bakingurire imodoka bashinga ibikapu ngo abone ndo yabishe Uraza kudukingira. Yeshyiraho ngo mfunguze ndaje mfunga. Nasaba kugira ngo zinde kukinisha.